tuboherereza ariko naho igihumbi hararyoshye oya ira stade ni nshyashya ahantu hose hararyoshye hose ameze neza ariko gihe nkeneye kuzicara ni nk'akanyoni ariko noneho hari nk'umuntu uri kwivugishwa ngo ntegereje VIP igihumbi se ngo ndayigo wahashya hakiri kare wenda bikazaba byabadirikanye umukazabona ya VIP wakwigura itike zikiboneka nyamara wayiguze bikiboneka igihumbi atari menshi yaba ubu waherukaga match ya Real Napoli y'igihumbi match ya Real Napoli y'igihumbi herukaga ibintu byabikomeye ubu iyo match wayiherukaga kwanza iyo match y'igihumbi wayiherukaga banzu hahe kwanza mbere na mbere wizere ko mu kiganza cyawe ufite itike kuwa gatandatu uzaba uhari ibindi biraba biza nyuma hanyuma rero bwana Ruben tugeze ku isaha y'isaha 4:34 abadukurikiye aka kanya bari kwibaza ngo wagwane what's going on ni iki kijya mbere aka kanya wagwane rero nanjye nsubiza ngo big things are gone ibintu biremereye nibyo birimo birajya mbere kize mu rurimi bashaka kumva nje nciye ahantu harimo kubera ibiganiro mpisemo kutavuga ibintu byinshi aka kanya kuko ndakwemerera ubwo kuko je uburyo mbibonye birasaba ko tujya mu nzove saa 9 kuko ibiri bubere mu nzove uraba umuhamye wo kubihamya uri umugabo mwiza wo kuba ari iyo nkuru amazina azwi abakinnyi banyu mukunda mu mwenda w'ubururu n'umweru ku musoko wa gatandatu barahari nje sene nakubwiye ngo nagize n'ubwoba nibaza nti n'ikipe izaba yuzuye izaba ihari cyane banze bisubiremo neza ngo iki wenda kubwiye ngo mpisemo uhisemo iki mpisemo ko twahurira mu nzove saa 9 twahurira mu nzove saa 9 hanyuma ukihera amaso ibyo amaso yawe atigeze abona amazina utatekerezaga ko yaba ari mu mwambaro wa Rayon Sport uraza kuyabona mu nzove urumva kuko official launch uburyo bwo gutangaza ku mugaragaro buratangira kuri uyu mugoroba gutangaza iki wachezaji mpya wapya vibaya sana aho Delphin yaba akiri mu byishimo by'amavuba akaza kwibagirwa Delphin ariteguye nkuko nanjye niteguye nawe witeguye umwuka ndimo nawe urimo na Delphin yamaze kuwinjiramo Delphin ku buryo turi bugendane Delphin ku mugoroba arayimuvugishe numva yasaraye nawe se match wayogeje ati wahoranye yasarajwe n'iki se ko Rugangura yarahari kandi Lucas yarahari ukaba wavuganaga nabo bukumva baravuga neza David ko bose bakoze ama interview nkumva ntaribi jari ko twanavuganye Delphin ko wasaraye ngo yabikomeye wana Amavubi y'u Rwanda kabisa muhire Kevin n'abagenzi be bitwaye neza babona intsinzi umuntu yababwiye ati felicitation ariko reka nigarukira Inyarugenge garuka Inyarugenge ni abantu bagukeneye Delphin aragera I Kigali saa 2 z'ijoro yego ariko igihe cyo gutangaza urumva ko kiri bube kigeze twe tugiye kuva ahangaha tujye mu nzove tujye gukurikirana uburyo gahunda zipanze are we together class yes of course amazina turi buboneyo rimwe kuri rimwe turagenda tubarekurira ijambo kurindi uburyo amaso nkubona ko wagira ngo kagiye kuba oya jewe ngiye dore urumva reka mbasobanurire uburyo transfer zikorwa sibyo yego cyane ko noneho window yamaze no gufungurwa window yamaze gufungurwa rwose ubu twemerewe gutangira gutangaza abakinnyi ikipe yacu yaguze bigira inzira 10
transfer ikorwamo. Niyo mpamvu niwumva turimo tukubwira ngo ngoja kidogo ujye ubanza ubyumve. Ingingo ya mbere ndagira ngo tujyane neza Wasiri. Ndakumva. Intambwe ya mbere equipe ishaka umukinnyi, icyo bita transfer, bigira intambwe 10. Yego. Hari bamwe turi mu ntambwe ya nyuma, hari bamwe turi mu ntambwe ya 5, hari bamwe turi mu ntambwe ya 3. Uraza kumva intambwe yitwa gutangaza iri. Intambwe ya mbere yitwa scouting. Uragenda umfasha kugira ngo abantu babyumve neza. Gushakisha impano cyangwa se karite wifuza mu muntu runaka cyane. Abantu ndashaka ko ibi bintu babyumva neza. Yego. Intambwe ya mbere bayita ngo iki? Scouting. Intambwe ya kabiri bayita the bid. The bid ni kwa kundi noneho bavuga ngo okay, we have scouted uyu mukinnyi, twamenye twatunze urutoki tubona kuri mukinnyi twamukenera, twamwishimiye, ahuye n'ibyo dushaka cyane. Icya kabiri ni the bid, gushyiraho noneho igiciro cyayo wumva watanga kuri uwo mukinnyi. Yego. Icya gatatu bakita tapping up. Urumva? Ahangaha ni handi none ureba ukavuga ngo hari amategeko agenga igura n'igurisha. Ukavuga wenda mu Rwanda ntabwo bemerewe kugura umukinnyi urengeje imyaka 30 utarakiniye ikipe y'igihugu mu myaka 3 ishize. Uri kumva utwo tuntu? Utwo ni utuntu ugomba guhita tutuba muri cyo bita tapping up. Ese koko twebwe twamushimye, ubwo ntabwo umukinnyi biramugeraho? Yego, twebwe twamushimye, tunateguye amafaranga tuzamutangaho. Icya gatatu rero, ese uyu muntu ndagira ngo abantu ari eligible, uyu muntu yemerewe kuba yakina muri iki gihugu cyacu? Aha tugiye kumuzana biremewe kwanza. Ese umubare w'abanyamahanga wenda hemewe 8. Ese ko wenda dusanganywe 10, uyu tumwongera abo 11 kandi hazemerwa ko akina abanyamahanga 8 gusa. Utwo tureba rules nitwo twitwa tuba muri class yitwa tapping in. Ubwo tugiye kuri stage nakubwiye yitwa the bid, iba in house. Twebwe nka Rayon Sport twica twavuga ngo hari umukinnyi witwa Wasiri ukina muri Manchester United, turashaka kumuzana, ariko sakwiriye agaciro kangahe? Ntabwo biragira kuri side yabo abo bandi. Turacari ku muganiro twebwe hagati yacu. Step ya 4, intambwe ya 4 niyizana mu rundi ruhande, yitwa negotiations. Ibiganiro biratangiye rero sasa. Ibyo biba hagati, niba umukinnyi afite amasezerano muri club, biba hagati ya club n'iyindi. Niba umukinnyi nta masezerano afite, uganira nawe cyangwa no mu agent we. Ariko nubwo yaba afite amasezerano ukaganira hagati ya club n'iyindi, hari icyo bita personal terms. Aho ngaho uganira n'umukinnyi ku giti cye. Hakunda kuzamo step ya 5 yitwa player in dilemma. Umukinnyi akenewe muri Rayon Sport. Rayon Sport iri kumuha miliyoni zinizi, ariko noneho hahandi yarari barifuza kumugumana, barenda kumuha igiciro nka cya kindi, ariko agent bakanamubwira ko ari indi kipe itari Rayon Sport iri kumushaka. Hari igihe biba ngombwa ko umukinnyi ahitamo ikipe imuha make bitewe na future exposure, bitewe na career we arimo visa. Urugero, sindi butinye kubivuga, hari abakinnyi baza gusinyira Rayon Sport ku mafaranga make ugereranyije nayo za polisi ziba zirimo zibaha, ugereranyije n'izo za peri ziba zibaha, ariko akavuga ati okay, for my future reka nsinyire Rayon Sport. Kubera iki? Yagire kuri abakinnyi gutya na gutya, yorohereza abantu muri transfer. Hari ibintu byinshi umuntu agenderaho. Akavuga ati Davis Kasirye bamuzanye gutya, agurishwa yanaya muri DSMP, nyuma yaho yagiye muri za Zesco United, haje Michael Salpong ari umukinnyi utazwi akora test, ariko yaje kugurwa 110 muri Young Africa. Nyuma yaho haje William Sombele, Andre Onana agurwa 200 muri Simba Sports Club. Gutyo Abdul Rwatu byagiye muri Shkupi, ikipe ye ya qualifying for European football, you know. Umukinnyi akareba utwo tuntu twose akavuga okay, ngiye gusinyira Rayon Sport kubera iyo mpamvu. It's not always about amafaranga. Hari utuntu twinshi umuntu iyi step tugezeho yitwa player dilemma. Hari abakinnyi benshi bayigwamo, ugasanga hisemo nabi ibintu bikamukostinga
career ye yose agiye ahantu wenda hari amafaranga, agiye ahantu wenda hari ifi n'inkoko, yego, ariko ugasanga kariyeri irangiriye aho burundu. Bakinnyi mutekereze neza, mukoresha ubwenge bwanyu. Tugeze kuri step ya 5, niyo yitwa player in dilemma. Step ya 6, football agent. Aho ngazamo akavuga ati okay, negotiations zawe hagati na equipe zarangiye neza, twebwe dukeneye icyo bita personal terms. Football agent araza akavuga ati twebwe pourcentage yacu niyi, irazamo umukinnyi abonye aya, ugasanga umukinnyi umwe i Kigali mu Rwanda aguzwe miliyoni 40 from one club to the other, club yarari miri bufate miliyoni 20, umukinnyi ari bufatemo side cyo bita ngo football player camp, side irimo umukinnyi n'aba agent be baratwara miliyoni 20, ariko wajye kure ugasanga umukinnyi bifatemo nka 12, aba agent bari gutwara miliyoni 8. Izo ni negotiations ziba hagati ya buying club, ikipe iri kugura umukinnyi, na agent, agency abitwa mu Rwanda nkunda kumva babita ngo naba manager. Tugeze kuri step ya 6, yego, niyo ya agent. Step ya 7, the media rumors. Iyo agent yabonanye na club, uzabyumva agent akunda guhindukira akagenda akagira nk'abanyamakuru 3 yongorera, mumfashe uyu mukinnyi muvuge ko ari n'indi kipe mushaka bikomeye, biramfasha kuzamura cost. Icyo ni kimwe, cyangwa se kwihutisha kwishyurwa kwanjye. Ni ibintu bibiri. Either wa mukinnyi wagomba kugura miliyoni 40, abanyamakuru baraza bavuge birakomeye, ni mutamugura iri joro birakomera. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bugaragaje ko ari nta kigenda, niba badashoboye kugura uyu rutayizamu, ni gute amafaranga burabya, you know. Ibyo bikorwa mu buryo bwo gutuma ikipe ijya kuri pressure, ikamugura byihuse, cyangwa se bakavuga ngo muharenze iminsi 3 ngo za miliyoni ngo tuzongeye izindi 5, you know. Ni mu buryo bubi, kwihutisha transfer cyangwa kuzamura igiciro cy'umukinnyi. Iyo ni step ya 7 yitwa gukorana na media muri transfer. Iyo ni side ikunda kugena n'aba agent, ariko n'ama club ajya bikora. Mu buhe buryo? Gutesha agaciro umukinnyi kugira ngo agurwe amafaranga make. Yego, icyo ni kimwe. Ugasanga rwose club yitwa runaka bavuze umukinnyi yitwa asiganwa n'urumogi, urumva. Club ishaka kugura umukinnyi ugasanga ya profise muri ako kantu ko kuba umukinnyi, bagaragaje no mu Mavubi yaradutsindishije, hari n'umupira yatakaje, you know. Umukinnyi w'ubwe na agency ye na backroom staff yiwe bitakariza ikize. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari uburyo club ikoresha media mu buryo bw'ibihuha kugira ngo bayobye ukuri ntihamenyekane uwo bashaka by'ukuri. Club irashaka Ruben Ngabo, ariko nijya kuganiriza media bakorana ivuge ko ishaka Wasiri, kugira ngo abo bahanganye ku isoko bashamadukire kuri Wasiri bavuga tereka tumutanguranwe, nyamara deep down bishakiraga Ruben Ngabo akaba ari nawe bigurira. None ugasanga batabizi bararakaye, ngo bashakaga Wasiri, ngo none barabadiritse ngo bafashe. Ugasanga ntuzi mu by'ukuri impamvu ya nyayo. Yego, ni gute rutayizamu hatari n'izi tentireze, ni gute Rayon Sport itamungu uhirikana ugira ututsinda. Ntuzi mu by'ukuri niba ibiganiro byarabaye, niba byaranabaye, ntuzi icyo Rayon Sport yari igamije ijya kuri iryo soko, you know. Tugeze twari turi kuri step yitwa media. Step ikurikiraho ya 8, aho ngaho noneho mumaze kudesida icyo bita medical test na work permit. Mwadesize umukinnyi, negotiations zagenze neza, agent byakunze, za procedure zose za media zagenze neza, hanyuma ubwo amakarita mugomba gukina, haba wowe, haba agent, haba equipe, byose murabirenze, mugezaho mwumvikana bya burundu. Nihandi uzumva ukabona Fabrizio Romano yanditse ngo agreement, ntabwo avuga ngo yasinye, oya, runaka Harry Kane has agreed to join Bayern Munich and to sign
a 4-year contract cyangwa ugasanga details arazifite ariko ntabwo ari kuvuga ko yasinye ari kuvuga ko hari hanyuma aho hasi aramanuka akanakubwira ngo iyo assignment cyangwa se iyo signing iraba confirmed very soon yeah voilà iyo afite amakuru ya nyayo nijya kubwira ati in 24 hours in 48 hours in 1 week ibyo bibaho turi kujyana neza yego aho ngaho itazamo step rero nababwiraga ya 8 yitwa medical test na work permit medical test na work permit ubundi kenshi iyo byarangiye umukinnyi babaye wawe kenshi iyo byarangiye umukinnyi yabaye wawe work permit urabizi ni handi uzumva ngo kuko nka Jonathan Ifunga Ifaso nicyo yazize yabuze ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda yabuze ibyangombwa kuko ntiyari afite passport ya Congo ngo bari mu bihe by'amatora aho Congo itari gutanga passport yari yambutse azi Kigali kuri jeto bakundi bambukaho yanyuze ku mupaka bisanzwe ku Gisenyi ariko jeto ntibayigenderaho baguha work permit bisaba passport ngo byasaba gutegereza amezi 6 amatora akabanza karangira igihugu kigasubira ku murongo sinzi n'ubu niba bari kuzitanga urumva transfer ya fili aho ngaho kubura work permit hari abakinnyi bazira medical test ndibuka Loic Remy yagiye muri Liverpool avuye muri Newcastle atsindwa medical test birarangira hari abakinnyi benshi bazitsindwa abenshi naho bitavugwa abenshi usanga transfer ya collapsinze ariko ntibatangaze ko yatsinzwe medical test kugira ngo bitamwicira isoko ahubwo bakavuga ko byanze akabanza akivuza icyo kibazo afite akazagurwa ikindi gihe cyakabona ikipe imwemerera kumugura ikamugurana ibyo bibazo burya ama ekipe uzumva ekipe ivuga ngo yaguze umukinnyi ufite imvune izavurwa kugera mu kwa 6 ntibiba bivuga ko yatsinze medical test oya hari ibyo arwaye bitamwemerera guhita atangira gukina ariko medical test yakoze ibyo bifuzagamo ibizamini bakoze harimo ibyo yatsinze icyo yatsinzwe ekipe yiteguye kukihanganira ibyo nabyo biba medical test na work permit ni stage ihe turi tugeze ku ya kangahe tugeze kuri stage ya 8 aha stage ya 9 rero iba gake stage ya 9 ni ikintu bita drama ni igihe noneho umukinnyi abafana bose bari bemeye ko ari uwabo kuko yakoze medical test yashakiwe work permit ariko bikarangira transfer collapsinze kubera ibyo twari tuvuze yeshuwe muri twa step ya 8 medical test nizo ngero nari maze gutanga ugashiduka umukinnyi abantu bose bari bazi ngo Ifunga Ifasa azadufasha isezo ariko bibaye ngombwa ko yigendera ibyo byita drama izo drama hari n'igihe Jane Veneza urumva yego drama hari icyo bita drama ni step ya 9 drama ni handi ujya kumva ngo nk'umukinnyi ngo byari byarangiye ngo agiye muri iyi ngo ariko ngo baramudeturunye Willian byarabaye yakoze medical test muri Tottenham yayitsinze ari yagomba gusinyira birangira Chelsea mwibye John Obi Mikel byarabaye yasobanuye uburyo yageze OT yicara mu biro bya Sir Alex Ferguson agomba gusinya birangira agiye mu ikipe ya Chelsea muri Chelsea Football Club izo ni drama zishobora kuzana nyuma ya medical test na nyuma ya work permit na nyuma y'ibintu byose drama zishobora kuza muri icyo gihe ejo buno abantu barabyumvise president wa Rayon Sport masobanura ngo ninge wategeye Abedi harya yitwa ndirinde Bigirimana avi Burundi azaje gusinya Rayon Sport deal zose zarangiye ku munota wa nyuma ajya muri polisi bibaho hari igihe hazamo izo drama ni ibintu biba gake ariko byo step ya nyuma ari nayo ya 10 niyo yitwa done deal byarangiye byose step 9 zose zarangiye iyo ya 10 done deal niyo bita announcement ni hahandi uzajye kubona ukabona kuri social media za equipe bamenyeho kuri website bamenyeho bifasha ka video bavuga ngo we welcome cyangwa here I am runaka ndi umukinnyi mushya w'ikipe ibitangazamakuru byose bigatangaza iyo step ya 10 yitwa done deal niyo yonyine muri Rayon Sport muzumva
sinzi niba turimo tujyana neza. Yego. Nshobora kuca kuri office nkabona bari kuri step ya 7. Nshobora kuba ndi mu modoka n'umuyobozi wanjye, boss wanjye Jean Fidèle Uwayezu cyangwa Patrick namenye, nkasanga bari kuri step ya 5 cyangwa ya 8, cyangwa babwiye mujyanama ngo bijyana ibi byangombwa kuri immigration tumushakire work permit. Mushyire muri system ya FIFA ITC turebe niba ibyo ntabwo twazana ngo tubibabwire. Tuyango tujye tuba realistic. Abantu bamenye mu by'ukuri transfer tuzajya tubatangariza zizajya ziza ryari, icyo bita done deal. Dufashe umwanya mwiza wo kubisobanurira abantu kugira ngo abantu babyumve neza 100%. Nizeye ko banyuzwe. Nkibaza nti rero ko uyu munsi wabyukiye kuri office, ko uyu munsi nakubonanye ibidokima byinshi n'ubu kibifite, haba hari abakinnyi barenze umwe wabonye bari kuri step ya 9 bategereje ya 10 gusa yacu? Hari abakinnyi byibura batatu. Step ya 9 kwa kari drama ikaba inaba gake, ahubwo bari muri step ya 8 ya work permit. Izo step 9 zose mvuze zarangiye, nyine ibintu byose byarangiye, isigaye ni ya 10 kugira ngo oya hari abo nzi rwose nanjye ubwanjye barenga batatu bari muri step ya 8 yitwa medical test na work permit. Ahangaha ni ikintu gikenewe ko abantu babana natwe, ko abantu dukorana neza, tukitegura urugamba rwo kuri wa 6, kubera ko ibi bintu ni hatari. Ndabona mu buyobozi bwa local organizing committee ya match, ndabona badukabukiye icyo bita itangazo risobanura neza gahunda, bavuga ati rwose na VIP ntago zashize. Yego, abantu baraje bazibone vuba asegonda make ari imbere. Voilà. Bari bambwiye ahubwo ngo ubirebeho unabisangiza abantu ku mbuga nkoranyambaga. Niko imeze. Yego. Abantu mwari mwagize impungenge z'amatike ya VIP muri system muraje muyabone mu kanya rwose. Mwigira ikibazo na kimwe, amatike ya VIP muraje muyabone. Twagombaga kubanza kubisetinga neza, hatagira uzayigura kisanga yagiye kwicara hatari aho ngaho, kandi stade Amahoro tugomba kuyijyamo turi mu mahoro. Ndakubwiza ukuri, dusobanuye gahunda zose za stages za transferi. Aba rero niba bakomeza kutubwira ngo ko mutamudutangariza, mujye mumenya ko dutegereje icyo bita final whistle, ko bigera kuri step ya nyuma yitwa done deal, akaba aribwo tubatangariza, kandi it's very soon, it's happening very soon.